bahita banyirukana mfata umwanzuro wo kwiberaho gutya hano mu Musanze ntuza kuryama ku manywa nta nijoro nkashaka kundi mbigenza ari ukugaruka gutyo bivuze reka mbasuzire abakunzi ba Bereke TV mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo suhuze diaspora mu bihugu bitandukanye hirya no hino by'umwihariko suhuza abantu bari mu Burundi aho ndi kumwe n'umwe mu bapapa umwe mu bapapa ni inkuru twabwiwe tuza dusanganira ahari mu hantu yibera mu Rutoki ntanze agira yo kubamo ariyo mpamvu ndi kubwira abantu ngo muze gukurikirana iyi nkuru muze kumva n'agahinda k'uyu mubyeyi yatewe ndetse anafite no byamuteye kugira ngo aze kwiryamira hano ariho yumva amuha amahoro ariko ataruka hishimiye ahubwo abonye aho yishimiye nawe yabaho neza nk'abandi babyeyi. Reka tumuhe ikaze kuri Bereke TV abashe noneho kudusobanura bimwe mu nkuru ye zamuranze. Reka tuguhe ikaze kuri Bereke TV mubyeyi. Mwiriweho n'amahoro buke gake biraboneka n'ukuri kandi mwihangane ubuzima buriya Imana irabukomeza gake ndashaka kukwibariza wenda gakeya iminota mike kuko inkuru nk'izi z'agahinda sinjya nzibaza igihe kinini nanjye mba numva binteye agahinda. Inkuru yawe y'ubuzima icyatumye uza kuryama hano cyabiguteye utuganiriyeho gatoya ni iki? Cyatumye nza hano inkuru ibyatumye nza hano icyabineye ko nabaga ku muvandimwe tuza kugirana amakimbirane akajyamo hohotera tuza kuregana nyuma yaho yaje kunyirukana. Yaje kukwirukana nk'amakimbirane mwagiranaga urebye nk'umuvandimwe wawe cyatumye kwirukana amaraso yawe ni nk'ikihe? Yaje kunyirukana tujya kuregana ko bari banyweye amenyo bankubise ibuye banywera amenyo turaregana ndamutsinda ariko nyuma abantu baje kumbwira mbe ndetse kimanza ariko na n'ubu ntibaranyishyura ko niwe n'umudamu we babikoze. Bahita banyirukana mfata umwanzuro wo kwiberaho gutya hano mu Musanze ntuza kuryama ku manywa nta nijoro nkashaka kundi mbigenza ari ukugaruka gutyo. Bivuze ngo aha niho ubuzima bwawe buba bwibereye? Niho buri. Hanyuma kugira ngo ubuzima bwawe butangire uku nabi umererwe uku nguku byari byatangiye gute? Nshaka kumenya urugendo wafashe ese kera wari ubayeho gute? Ndashaka utuganirire noneho ubuzima bwawe wari wabaye mu kiru umwe mu bantu bameze neza ubu ukaba umeze nabi noneho byari bimeze gute? Mbere nari nyikomeye nyifite agatege ariko bigasanga na mu mibereho yanjye ngira n'ubumuga. Yego. Ubwo rero
haje mu bisanzwe nakuriye i Burundi naje kugeraho nzino 96 yego mudamu twari dufitanye yanga kuza ko ni umurundi kazi ngo ntabwo yaza mu Rwanda njyewe nizera gutyo mu Rwanda niho wavukaga yego ubwo rero nyuma yaho kubera kwibana n'iki ubuzima bwaje guhinduka wavuye i Burundi ariko ubuzima bumeze neza bwari bumeze neza ko narenye komeye urumva ko 96 haciye imyaka itari mike 96 ukigera mu Rwanda ubuzima bwatangiye kononekara ryari ubwo umugore yagutaga mugatandukana kandi umva mwari mufitanye umwana umwe ubuzima bwatangiye kugukomerera byagenze gute noneho ukiri hano mu Rwanda ubuzima bwatangiye kumera nabi kubera kubura homba nyine kubura huba ariko mbere wari ubanyeho n'umuvandimwe wawe neza mutarasubirana icyatumye noneho kumva ko umuvandimwe wawe urumva waje umusanga oya mbere narishakiraga mbere warishakiraga ubuzima narishakiraga nkariha gukorera amafaranga nyuma rero no yaje kumbwira ngo ino tubane nyuma yaho no byaje kukurugana barankoroga gutyo we n'umugore we birahinduka ubuzima burakomeza hanyuma uri kumwe noneho ni na mukuru wawe mu rugo bavugaga ko wenda batesha umutwe gute kugira ngo bagereho bagukura amenyo byari byagenze gute kugira aho bononekara ubuzima bwawe bwononekara kugeza ahangaha oya tinakubwira ni amakimbirane y'abantu ko we yakurikiraga ibyo umugore yamutegetse yego ko babikoze ari babiri we n'uwo mukuru wanjye ku buryo no mu rukiko naburanye nabo ndabatinda ariko ntabwo barabishyira mu bikorwa ngo bandihe indishyi z'akababaro bakurihira amenyo yawe amenyo ugure n'andi menyo basi ubone naho uba mbone naho mba hanyuma iyo urara hano wumva nta kibazo ufite ikibazo nticyabura si ukuryama ngo urasinzira ntabwo warara ahantu nk'aha ngo usinzire ko uguma wikanga hari ibibwa byinshi cyane biraba bitambuka yego urumva usinziriye ushobora guhura n'ikibazo cy'igisimba cyakumera nabi yego biragutwara ibitotsi ariko si cyane uremerewe ukaryama ku manywa hanyuma nijoro se nijoro urihangana ukaguma ukanuye ukandobera ari kuri maso nturyame nk'uri mu nzu kugira ngo ikizu cyumve ubuse nta nzoka zakuriramo Hamze inzoka ko ku manywa uryamye ko zikunda kugenda ku zuba erega no kubera ibibazo umuntu aba yifitiye kenshi umuntu ntabwo atekereza ibyo by'amayoka ibibazo aba ari byinshi mu mutwe wibaza ibintu byinshi ndaryikinda umwenda se ko nabuze isabire bw'imibereho y'ibintu nk'ibyo ntabwo utekereza ngo inzoka uba uzi ko n'ubundi bimeze nk'aho byarangiye muri make hanyuma urya gute ko ufite ikibazo cy'ubumuga runaka tutabasha kuza kubwira abanyarwanda n'ibanga rye hanyuma kurya urya gute kudakora ufite ikibazo n'izabukuru ugezemo nta mbaraga ugifite nyaboneka ubayeho gute no kuba hano muri uru rutoki ubayeho gute muri wo njyewe ukuntu ndya nk'ubu urabona ko ndi hafi y'akayira urutoki harimo akayira hano nk'abambutse bamaze kumenyera cyangwa nanjye nakumva biranze simbura ugira icyo mereza cy'ifunguro mwagura nk'akantu ko kurya gutyo nkanywa amazi nkabona imiti ni uko biba bimeze nshobora kwibaza ngo umwenda wambaye cyangwa inkweto kuryama hano muri ibi bintu wambaye ibirenge
nta mwenda ufite wo kwifubika, ni agapira mbona ufite aho ngaho, sinzi niba hari indi myenda ugira. Byo bibasha kubimanaginga gute muri ubu buzima, gukandagira hano n'ibirenge, kugenda n'iyo myenda? Ese imbeho yahayo ibimeze gute basi? Ubwo rero imyenda nayo mfite, nibyo nakubwiye, ntabwo sinzira nijoro. Nta kuntu wasinzira uribwa n'imibu, ntibishoboka. Weremera ugasinzira ku manywa, kuko uguma wishimagura nijoro haba hari imibu. Naho imyenda yo ni yonyine mfite, nayo nayihawe n'umuhungu w'umugiraneza. Ubwo mfite n'ibutura, iyo bibaye ngombwa mbonye isabuni, urabona ko nuriye amazi hano, ndagera nkakaraba, nkayamesa, nkanika, nkiyambara ibutura. Yego. Mbayeho mana, nakundi. reka mbabwire babyeyi, kenshi hari inkuru umuntu akora akizibona nawe. Urebye ubuzima bw'uyu mupapa abayemo, amasazi atuma, urebye n'ahantu byonyine aryamye, bishobora nyine kugutera agahinda, ntabwo mwabyumva mwebwe. Hariho umuntu ubona, hari umuntu wigeze kumbwira ngo ntabwo yari azi ko abakene babaho. Ndamusubiza nti se ko kuri seriye kutaruza ko abakene babaho? Nyabona twe duhura na byinshi muri ubu buzima, tubona byinshi muri ubu buzima. Niyo mpamvu mbwira mwe mufite Imana yagize amahirwe yo guha, ikabaha mbere yacu cyangwa mbere y'abandi, basi subiza amaso inyuma, wibuke ko nawe hari igihe wigize. Ntabwo ari ko abantu bose babayeho nabi. Uyu mubyeyi afite agahinda, basi nubwo wamuha isabune yo gukaraba gusa birahagije, nubwo wamuha basi ahantu akazi runaka kizama, ariko ukamuha na Aharara yakarara ukajya umuha utwo dufaranga. Urabona ko ni umusaza ushobora kuba yacunga ikintu runaka. Nyabuneka nubwo wamuha ikiro cy'umuceri, wikumva ko niba wariye basi mu buzima bwawe hari undi muntu utaburaye. Ndabyumva pe, ndabyumva. Ntabwo kuba yarakennye ariko ubwawe ntabwo ari we wabiteye, ariko basi wagira uruhare mu buzima bwiwe, wagira uruhare mu kugira ngo nawe umureme umutima, wagira uruhare mu kugira ngo ufatanye nawe muri ubu buzima bwe. Erega ushobora kuba uri umubyeyi yarakugiriye neza, nawe kera agiye isi afite, urumva ibibazo yahuye nawe, yirukanywe na mukuru we kubera umugore, nta hantu afite ho kuba, kabone nubwo wamuha Aharara aho ngaho basi akajya gukorera iyo mirimo, ukamugaburira agasa neza nk'abandi. Nyamara ni umugisha uri gukorera, ejo nujya no mu ijuru Imana izavuga ati hari igikorwa kimwe wakoze mu byo naguhaye bituye isi. Reka tugire ubuntu, dukorera ubumuntu. Nyaboneka tugire umutima wa kimuntu ufasha aba batishoboye, ndabinginze. Uyu mubyeyi twamufasha, igiceri cy'ijana kirahagije, 200 arahagije, n'igiceri cya 50 basi ukamufasha akabaho nawe. Tugire uko tubigenza basi ava aha hantu. Ese wakishima? Reka mbwira urubyiruko wenda n'abandi babyeyi muri rusange, wakishimira kubona umuntu wo mu muryango wawe aryamye hano? Ari byo tugiye no kumubaza muri iyi nkuru, tugiye kumubaza nanone. Hanyuma umukobwa wawe ashize igihe kingana gite mutabonana, wabyaranye n'uwo mugore, wamubwiye ko mugomba kujya mu Rwanda, mu gihugu cyo mu rugo, mu gihugu cy'amahoro, hanyuma akanga kuza, akavuga ati ndaguma mu Burundi, agashaka undi mugabo. Niki wabonye cyabiteye kugira ngo agute? Ko jyewe naje 96, ndamubwira tugende mu Rwanda ko niyonge kuba. Mudamu aravuga ngo oya, ngo jyewe sinaza mu Rwanda, ko nsize bene wacu ino. Basi twatubyaranye umwana umwe w'umukobwa, aramusigarana. Yego. Jyewe ndaza nawe asigarayo. N'uwo mwana, ariko amakuru numva umwana yarashatse. Umwana yarashatse. Basi se wumva umwana wabayeho neza? Maze igihe numva amakuru ye. Uheruka kumva amakuru y'umwana wawe ryari? Ashize imyaka igera muri 6. Imyaka 6. Urumva niba yaranabyaye, ufite umwuzukuru. Wa mukobwa we yitwa ndi umukobwa wawe? Antoinette. Yitwa Antoinette. Yavukiye mu mugi mu kahe karere? Yavukiye mu Buyenzi. Mu Buyenza. Bujumbura.
bakubwira ko yashatse n'umundi mu Buyenza. Reka mbwire banyabuyenza nshuti zanjye mukurikirana ibiganiro byacu amanywa nijoro. Uyu mwana w'umukobwa ureba imbere papa wawe. Wa mwana w'umukobwa niba uryama ugasinzira ntago papa wawe ari wowe watumye mutabana cyangwa se nguze. Yasabye mama wawe ko mugomba kujya mu Rwanda ariho umuryango we na hafite imibereho irenze, ariko yarahageze ntago ariko yabibonye. Yishwe n'agahinda ko yabyaye umwana akaba ataramureze, ariko ntago ari ku bushake bwiwe. Igihe yakubyaye yarakureze, ariko igihe yaje gushaka ubuzima ntago yabubonye kuko ntawe yari afite umwunganira. Buryo kesha abagabo twivumbura ku bagore bacu, ariko nyaboneka abagore bacu hari rwishi badufatiye runini rwishi. Uhere kuri mama wawe wakureze wumve ko agufitiye runini. Niyo mpamvu burya umugore ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umugabo. Ariko wa mwana w'umukobwa we Antoinette, urebe papa wawe ahantu ari, urebe uburyo abayeho. Nubwo wawe ugize icyo ufite basi muhamagare agaruke muri bwa buzima yari arimo akurera. Basi hari ibyo yagukoreye cyuri mwana, nubwo ubuzima bwabatandukanyije. Ndakwinginze nubona papa wawe uze kureba nimero iri aho hasi. N'umubyeyi ubona ko afite agahinda, afite ishavu, byaramurenze kubwo ubuzima bwiwe. Mbese ahora atemba amarira, nta kindi agahinda ke kuzuye amarira gusa, kuzuye umubabaro. Uyu mubyeyi tumutabare. Niba uzuye umwana witwa Antoinette, mubwire ngo papa wawe aracyariho kandi aragukunda. Mubwire papa wawe arimo aragushaka. Nawe wa mubyeyi we, niba waragize umutima wo kwangisha umwana papa wiwe, ntago uri umubyeyi. Hari ababyeyi mufite imitima ntazi yariyo, mushaka kwangisha abana ba papa wabo cyangwa ba mama wabo. Nyamara umwana muri kubimugorezamo, murafata umwana mugafata undi mubyeyi mukamwitirira papa wiwe, kandi afite papa uzi naho ari papa wiwe. Mwababyeyi ntabwo ibi biganiro tubikora kugira ngo tubone ikinyungu cyangwa ikindi, n'inyigisho ziba zirimo. Niba uzi ko wabyaye umwana ugatandukana n'umugabo cyangwa ugatandukana n'umugore, komeza umukundishe, kuko ikibazo gifitanye n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, ntabwo gifitanye n'umwana. Fata isaha utekereze neza, wereke umwana papa we nawe yitwe ko afite papa. Ureke gufata undi mubyeyi ngo umwitirire papa we, ntago ari amaraso ye. Ndabinginze mureke dukora uko dushoboye mu buzima bwacu, tugira umutima wa kimuntu. Niba utandukanye n'umuntu mwarabyaranye, wikifuza yuko uwo mwana ngo yitirirwe undi se kuko washatse undi mugabo, kuko wabonye umugabo w'umukire, kuko wabonye umugore w'umukire. No, ntago ari byo. Duhinduke twebwe ku bwacu. Uyu mubyeyi afite agahinda, hari n'abandi bafite akagahinda, ariko bacecetse badashaka, imitima yabo iracyumye, ariko umunsi umwe izameneka. Hanyuma n'iki wumva wabwira umukobwa wawe, ndetse wabwira n'abantu muri rusange bashobora kugufashamo kugira ngo ugaruke muri bwa buzima wari urimo? Umukobwa wanjye ndamusuhuza cyane, n'abandi bose na mama wabo, kandi nkaba nsaba abanyumva kuba bagira ubufasha bamfasha nkabona homba nkabona imibereho, kuko sindiheba cyaje cyane ku buryo wamugana naho nabona n'akazi kabaye nagerageza. Ariko uzi kurya ukambara, aho uryama heza, nubwo ataba ari heza cyane, ko twese ntabwo tugira heza cyane, ntabwo tugira hangana. Hanyuma ariko ukabuzi basi ko ubuzima bumeze neza, n'ejo ukazabona ati cyo kujya kureba umwana wawe. Yego. Reka nshimire abakunzi ba Beriki TV mukomeje kudahwema gufasha aba batishoboye. Reka nshimire abantu muri mu ngeri zitandukanye za Bujumbura, mushakisha uyu mwana mumubwire ko papa wagihari. Reka mbwira abantu bari mu mahanga hirya no hino, mbabwire ngo mukomeze mugire umutima wa kimuntu wo gufasha aba batishoboye. Abanyarwanda muri rusange mufite icyo mufite, muhabanga badafite, mubafashe. Reka mbashimire cyane, mbifuriza amahoro n'ibyishimo. Ngiye mubana mu biganiro n'abanyarwanda kandi inshuti ya buri wese. Uwiteka akomeze kubana namwe.